Business Group Limited nk'ibisanzwe tuba tubafitiye imari nziza cyane rero, yaba inzu zikodeshwa cyangwa inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'imitungo yose itimukanwa. Uyu munsi rero tugufitiye inzu nziza cyane igurishwa iherereye mu karere ka Bugesera aho bita ku Kanzenze, yegereye kaburimbo kuko kuva kuri kaburimbo uyigeraho ni metero 50 gusa. Iyi nzu irimo ebyiri, ibyo bita jimere. Muri izo nzu ebyiri buri imwe ifite parking ihagije ndetse ikagira na jaride nziza, ikagira ibyumba 4, toilette 3, ikagira kandi na salon ndetse na salle à manger. Iyi nzu imwe muri izi ebyiri zigize iyi nzu yose iba ifite kandi na cuisine, buri yose kandi ifite na annex. Iyi nzu irahendutse cyane kuko zose hamwe igiciro cyazo ni $70,000,000 ariko zishobora no kuganirwaho. Ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu cyangwa kuzindi services za Nzuri Business Group Limited wahamagara kuri 0788 4867 cyangwa se 0788 2220123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima, tubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, aho niho dukorera. Ushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube wanditse Nzuri Market. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu wanditse www.nzuri.rw. Ushobora kandi no kubona iyi nzu ari nziza ukawayisharinga cyangwa se ukayisangiza inshuti zawe n'abavandimwe, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo uzajye ubona izindi mari tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Nzuri Business Group Limited, ikaze.